Tekereza mu gitondo isi yose iri mu rujijo, abantu barimo kwiruka, bamwe barimo kurira, abandi batakaza icyizere, maze mu ijuru hakumvikana ijwi rikomeye, rirenze iry'inkuba, rirenze kandi amajwi yose y'isi yigeze yumva. Bibiliya ivuga ko umunsi umwe Yesu Kristo azagaruka, ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ese turi hafi y'uwo munsi? Ese ibimenyetso Bibiliya yavuze birimo kuba ubu ngubu? Kandi ni iki abantu b'iki gihe bakwiye gukora mbere y'uko uwo munsi ugera? Uyu munsi tugiye kwinjira mu masezerano akomeye ari muri Bibiliya kugira ngo dusobanukirwe ukugaruka kwa Yesu n'ibimenyetso bibanziriza uwo munsi ukomeye. Nk'uko bisanzwe rero, ntimwibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibi biganiro bijye bigera ku bantu benshi cyane. Ikiganiro rero turahera ku gice cya mbere. Igice cya mbere, Yesu yadusezeranyije ko azagaruka. Rero mbere na mbere, Yesu ikintu yaduhayeho isezerano ni uko azagaruka. Mbere yo kuzamurwa ajya mu ijuru, Yesu yabwiye abigishwa be ati, nzagaruka kubajyana aho ndi. Isezerano ryahawe abakristo benshi. Kandi iri sezerano twavuga ko ryahaye abakristo benshi ibyiringiro imyaka myinshi kugeza n'ubu ngubu. Ukugaruka rero kwa Yesu Kristo si umugani, si inkuru yatekerejwe n'abantu, ahubwo ni isezerano rikomeye Bibiliya ivuga inshuro nyinshi. Naho igice cya kabiri, ibimenyetso bibanziriza ukugaruka kwe. Yesu yavuze ko mbere yo kugaruka kwe hazabaho intambara, inzara, indwara n'imitingito. Ese si ibintu turi kubona uyu munsi? Isi irimo ubwoba bwinshi, urujijo n'ibibazo bitigeze bibaho mbere. Hari n'ikindi gikomeye cyane, abantu benshi bagenda bava kure y'Imana, ukuri kugasimbuzwa ibyo isi ishaka. Abantu benshi rero barimo kugenda bava kure y'Imana, ahubwo ukuri kugasimbuzwa ibyo isi ishaka. Bibiliya ivuga ko ibyo byose ari ibimenyetso byo kwegera k'umunsi ukomeye. Naho igice cya gatatu rero, ukugaruka kwe kuzamera gute? Ikibazo njye nawe tugomba kwibaza muri aka kanya aho kuri iki kiganiro. Abantu bamwe batekereza ko Yesu azaza rwihishwa, ariko Bibiliya ivuga ko amaso yose azamubona, ijuru rizafunguka, kandi azaza afite ubwiza n'ububasha bwinshi. Ibizaba ibintu abantu bake bazabona, ahubwo isi yose izabimenya. Niyo mpamvu Bibiliya idusaba kuba maso buri gihe, dusenga, tunarushaho kwitegura kugira ngo uwo munsi utazadutungura. Igice cya kane rero, isomo ku bantu b'iki gihe, cyangwa se isomo twakuramo ku bantu b'iki gihe turimo. Rero kugaruka kwa Yesu kutwigisha ibintu bikomeye cyane. Ubuzima bwo ku isi si ubw'iteka. Ubuzima bwo ku isi rero si ubw'iteka. Abantu benshi bahugira mu mafaranga no gushaka ibintu by'isi, ariko Bibiliya itwibutsa ko hari umunsi byose bizashira. Isomo rya kabiri rero, tugomba kwitegura.
tugomba kurushaho kwitegura. Nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha, niyo mpamvu umuntu akwiriye kubaho yiteguye. Naho isomo rya gatatu, hari ibyiringiro ku bizera. Nubwo isi yuzuyemo ibibazo, Bibiliya ivuga ko kugaruka kwa Yesu kuzazana amahoro, gukiranuka n'ubwami bw'Imana. Tekereza rero uwo munsi ijuru rifungutse, abamarayika baririmba, Yesu agarutse afite icyubahiro gikomeye. Ese uwo munsi uzaba umeze ute kuri wowe? Uzaba umunsi w'ibyishimo cyangwa umunsi wo kwicuza? Se wowe utekereza ko turi hafi yo kugaruka kwa Yesu? Ni ibihe bimenyetso ubona muri iki gihe bigutera kubyizera? Andika igitekerezo cyawe rero muri komenti uko ubyumva. Niba ukunda ibi biganiro nk'ibi byimbitse bya Bibiliya, kore subscribe kuri YouTube channel yacu ya Goodness TV, kande like kandi usangize iyi video abandi kugira ngo ubutumwa bw'Imana bubashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Rero ndabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo mwese twabanye muri iki kiganiro, yaba afite akazi namwe mudafite akazi ndabihanganisha, babwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana niyo igena byose. Sawa rero, mugire ibihe byiza. Bye bye.